the issue of poverty. Uyu mwiherero wateguwe na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo ku bufatanye n'ibiro mpuzamahanga byita ku murimo International Labour Office, witabiriwe n'inzego zishinzwe umurimo muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, abagenzuzi b'imirimo mu turere n'impuguke zo mu biro mpuzamahanga byita ku murimo. Mu isesengura ryashyizwe ahagaragara kuri uyu munsi wawo wa mbere nkuko byemejwe n'umuyobozi mukuru w'umurimo muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Twahirwa Alexandre, ngo gahunda y'uburezi rusange bw'imyaka 9 na 12 yagabanyije cyane umubare w'abana bakoreshwaga imirimo y'ingufu kuko byatumye bitabira kwiga. Inyigo yakozwe hatarajyaho basic 9-year basic education. Biragaragara yuko nyuma yuko igihugu cyacu cyakanguriye abana gusubira mu mashuri, kujya mu mashuri bose, iyo mibare yose yaragabanyutse. Abana ugasanga imibare y'abana batari baragiye ku ishuri yaragabanutse, n'abana wenda bari baragiye mu mirimo mikoreshwa abana baragabanutse kugira ngo abana basubire mu mashuri. Umugenzuzi mukuru w'umurimo muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo we Bwana Java Nkundabakura Karima yavuze ko abakoresha abana imirimo y'ingufu baba bica amategeko. Yaboneyeho kwihanangiriza abakoresha imirimo nk'iyo ibarusha ingufu bakababuza kwiga n'ubundi burenganzira ko basabwa kurekeraho iyo migenzereze idakwiye. Yongeye kubasaba kubahiriza ihame ry'uko umubyeyi nyawe agomba gufata abana bose nk'abe. Yakagombye gufata umwana we uko afatuwe akariko afata n'uwundi. Umwana ugejeje igihe cyo gukora ni ukwiriye gukoreshwa, ariko umwana utaragera igihe ntabwo akwiriye gukoreshwa. Ibyo turabizeza yuko uyu mwaka ujya kurangira itegeko risohotse kandi rikazarengera abo bana. Nyirakizimana Everine ni umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Rulindo. We yavuze ko bagiye kongera ubukangurambaga bugamije kumvikanisha uburyo abana bagomba kurindwa imirimo y'ingufu bakiri bato kuko bibadindiza mu bwenge no mu mikurire. Ahatungwa gatoke ni mu ngo aho bakoreshwa imirimo irenze ubushobozi bwabo mu ngano z'amabuye y'agaciro no mu mirima y'ibyayi. Aremeza ko ubwo bukangurambaga bwagombye gushyigikirwa na buri wese kuko ari bwo bwonyine buzaciye imirimo. Dufatanya n'ubuyobozi, ntabwo umugenzuzi w'umurimo yakora wenyine. Iyo ukoze wenyine ntacyo wageraho. Ntabwo nagenda mu mirenge 17. Niba dukoranye n'umukuru w'umudugudu agakorana n'umukuru w'akagari agronome akazenguruka, nta mwana ushobora kuducika ngo ajye mu cyayi. Kubera ingaruka za jenoside n'intambara nyuma gato y'1994, imirimo nk'iyo yari ku gipimo cya 11.2% mu nzego zose. Inyigo yakozwe mu mwaka w'2000 yari yagaragaje ko igipimo cy'iyo mirimo cyageraga kuri 3%. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka ushize mu 2012 bwo bwagaragaje ko basanze imibare yaragabanyutse cyane kuko imirimo ikoreshwa abana yamanutse ikagera ku gipimo cya 1.2%. Intego ya Leta y'u Rwanda nuko imirimo nk'iyo ikoreshwa abana icika burundu. Dushimeje d'office au renfort Musanze.